hari benshi mufite ikibazo y'ukuntu muri kujya kubona kuri Facebook yanyu ugasanga boherejeho amavideo y'urukozasoni. Ngiye kukwereka uko ayo mavideo wayahagarika ntuzongere kwirirwa ubona ari amavideo y'urukozasoni ari kuri account yawe. Ngiye kukwereka abantu nanjye kuri umubiri wacu wa YouTube kugira mbashe kubikwereka uko wabikuramo. Mbere na mbere urabanza ugende mu rubuga rwawe rwa Facebook yawe urufungure. Ukimara kurufungura urarindira gato kubera connection irahita yihuta. Nurangiza uze hano ku ifoto, uze hano ushaka utaka oya sorry gato uhita uza hano ngaha hejuru kwino foto yo hejuru, aha hano hejuru. Ukimara kuza hano hejuru rero uraza hano hejuru, numara kuza hejuru uhita umanuka hasi, umanuke hasi urahita ubona amavideo y'urukozasoni amwe namwe. Urabona ko bagiye bayatwohereza bitewe nuko twagiye twemeza ibintu, baduhereza ibintu twemeza. Icyo kintu cyo kwemeza ndakwereka n'ukuntu wakora amarogout y'ano macano uba wagiye ugira ute ukora in. Ngiye kukwereka rero uko wabikora ngo bikuremo. Ibi bintu nibigufasha ndagusaba ngo reka tubanze twakira abantu bashyashya kuri umubiri wacu wa YouTube. Niba uzi kuri mushyashya cyangwa ukaba uri mushyashya kuri Facebook cyangwa ukaba uri kuri Instagram cyangwa ukaba uri kuri TikTok, tuguhaye ikaze. Kanda niba uri kuri Facebook kanda like, niba uri kuri nduze unadufollowing yaba ari kuri Facebook cyangwa Twitter, ariko kuri YouTube ndakwibutsa gukanda subscribe ufungura inzogera. Niba uri mushyashya tuguhaye ikaze, nawe usanzwe warakoze subscribe turagushimiye pe. Ibuka gukanda like urebe niba wagize comment kugira ngo ntihakagire video nimwe izajya gucika kuri umubiri wacu wa YouTube. Noneho nta kindi kintu turi bukore rero, twakomeje urahita uza hano ngaha kuri ino foto kuri uyu nguyu wayohereje. Urabona ko izina ryawe bahita bari guhereza kuko uyu nawe si uba wabyohereje, ahubwo nawe aba yaragiye muri ya magurupe ugasanga nawe barakimuhaye gutyo. Urakanda hano hejuru rero uhita ukanda hano rero hari ahantu handitse ngo hano ngaha utu tuntu twose ugomba kutumenya. Hano ngaha hari ahantu handitse ngo save a link, ngo turn off notification this post, hakandikwa share, hakandikwa ngo don't see this, hakandika ngo report, hakandika ngo news copy link. Rero hantu uri bukande urabanza mbere na mbere ugomba kubanza ukaza hano ngaha handitse ngo don't want see this. Urabanza uhakande rero kudashaka kubibona, uhita ukanda hano ngaha hejuru hano urahakanda, uhita ukanda hano ngo kuri remove tax hano ukimara kuhaza wongera ukande no hasi wandike aha handitse ngo behind the post, uhita usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma urongera uhakande kuri aha hejuru, wongera uzi hano ngaha ngo kuri report hano handitse report hano. Ibi bintu ngwibutsa ko izi video nk'izi mbi ataraba nawe uri kubona baba bazohereje, ahubwo waba harimo uhita ukanda hano kuroke. Noneho gutya urongera uhakande bwa nyuma ugiye guhagarika ama notification yabo, ku buryo nta notification uzongera kubona y'ibi bintu babipostinze. Urabikandaho, ukimara kuhakandaho notification gutya yabaye off, wayibonye. Niba ino video igufashije ndagusanga usharinge bagenzi bawe kuko izi video bari kuzohereza abantu benshi, ugasanga zigeza abo zibangamira cyangwa kugeza abo usanga ziteje ibibazo ku account yabo, ugasanga ko umuntu kuri account yiwe ugasanga biriho. Ndagusabye ngo niba utadufollowinga ku rubuga rwa Facebook n'ibijyanye na Phone TV dufollowinga kugira ngo dukomeze tubana ku zindi video, kandi hariho video nyinshi nazo nziza. Ndakwibutsa nawe muntu mushyashya kuri umubiri wacu wa YouTube, ndagusabye ngo kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe izajya gucika kuri uno muyoboro wacu wa YouTube. Urabudufashije cyane pe. Ciao ndabakunda cyane. Mwizira video nende kugira mbere kukuntu wabasha nawe gukuraho nka zino video z'urukozasoni bari kugenda banyuzaho, ugasanga
ugasanga biramutse bikubangamiye cyangwa ugasanga bigiye kuba byateza ibyago. Ndabakunda cyane cyane, dukomeze mu yindi video.